Abenshi mukomeje kwibaza ku ngendo rusange cyangwa ku biciro by'ingendo cyangwa ku bikorwa bitandukanye mu mujyi wa Kigali, nimba kuko imodoka zarabuze cyangwa imodoka ibiciro byariyongereye, amatike yarakomeje guhenda, ndetse ndi hano kugira ngo mbasobanurire bamare impungenge mbabwize ukuri. Nibwo bwa mbere n'ubwa nyuma ngiye gusubiramo kino kibazo, nongeye kubabwira yuko imodoka zirahari ku bwinshi cyangwa imodoka ntago zabuze. Muri rusange kiriya gihe nababwiraga ko imodoka zabuze, ariko mwese mubona yuko bazanye KBS y'umuriro akorera mu ntara. Mwakiriya gihe nakoze inkuru mbabwira yuko imodoka zabuze rusange cyangwa ibiciro by'ingendo byiyongereye, amafaranga yiyongereye nko kuva Nyamagabe ugera Kigali byasabaga nk'ibihumbi 7,200 mu gihe mbere twagenderaga 4,800. Ariko ubu ngubu rwose kuva hano ugera Nyamagabe ni 5,000, kuva hano ugera mu Gasare ni 5,500, kuva hano ugera Cyangugu ni 7,000. Nk'uko ibiciro byahozeho bwa mbere, ibiciro ubu byasubiye ku murongo. Ni mu gihe ibiciro byari byariyongereye, abantu barabaye benshi, imodoka zarabaye nkeya, nibwo imodoka z'umuriro zazanagwa zikorerwa mu ntara zitandukanye ariko zitajya mu ntara za kure, nk'uko imodoka ishobora gukorera Rwamagana Kigali, Muhanga Kigali, ndetse Huye Kigali, noneho amakwaseri yandi asanzwe akahita akomeza Cyangugu, Rusizi, Bweyeye cyangwa Karongi, ukikubita ukaza ukajya mu Mutara, Nyagatare, ahantu henshi hatandukanye. Nibwo ingendo zari zariyongereye, ariko ubu ngubu nje kubamara impungenge. Iki kibazo n'ubwa mbere n'ubwa nyuma ngiye kukivugaho, cyangwa n'ubwa mbere n'ubwa nyuma ngiye kubasobanurira bino bintu. Imodoka, ibiciro, amatike yakomeje gusubira hasi, ndetse igiciro cyaramanutse. Ni nk'uko ubu ngubu tike yawe ikugeza Nyamagabe cyangwa ikugeza mu Gasarenda ihagaze 5,500, ikugeza Huye uhagaze 4,000, tike yawe ikugeza Rwamagana ni inote y'1,800 nk'uko bisanzwe. Ubwo ibiciro byari byariyongereye, iyi tike yagenderaga amafaranga yavuye ku 5 igera kuri 3. Ubwo imaze kugera kuri 3 nibwo leta y'u Rwanda yafashe icyemezo cyangwa ifata umwanzuro yuko nta mpungenge yuko abanyarwanda bashobora guhembwa, nibwo bazanaga bashobora guhendwa, nibwo bazanaga izi modoka za KBS z'umuriro. Ubwo zari ziri mu igeragezwa, mwabonye imwe ko yagonze Nyabugogo ahazwi nk'akatishirizwa amatike ikahita ihasenya. Iyi ni incamake y'amakuru rero ngiye kwibagezaho. Nitwurinzwe n'Imana Emmanuel, abanzi bazikwe rya Kidasamura, ndetse muhaye ikaze kuno muyoboro. Uramutse ugize ikibazo cyangwa ushaka gutanga igitekerezo waduhamagara. YouTube yacu igiye guhinduka Sebo TV Rwanda, ndetse mu cyumweru gitaha izaba yahindutse Sebo TV Rwanda. Mukore subscribe rero kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Abenshi na benshi mukomeje kumbaza ku bibazo bijyanye n'ingendo cyangwa ku bijyanye n'amatike. Muri bake na bake cyangwa muri benshi na benshi bakomeje kumbaza nimba ingendo cyangwa amatike yarahenze, ariko nje kubamara impungenge. Amatike yari yarahenze nk'uko imodoka zari zarabaye nkeya, niyo mpamvu amatike yari yarahenze. Ariko nk'ubu ngubu abanyeshuri bari gutaha basubira mu ngo zabo, amatike nabwo arimo arabura cyangwa imodoka zirimo ziraba nkeya kubera urujya n'uruza rw'abanyeshuri bari gutaha mu bice bitandukanye. Abataza Rusizi, abataza Bweyeye, abataza Kiruhura cyangwa Rwamagana, abataha za Rubengera cyangwa za Karongi, abataha mu Mutara cyangwa Rwamagana, abataha mu bice bitandukanye, ndetse imodoka zikomeje kuba nkeya. Ariko nongeye kubabwira yuko imodoka zirabanya mwino minsi mikeya cyangwa mwino minsi abanyeshuri bari gutaha. Murabizi ko abanyeshuri bari gutaha imodoka zigeraho zikabura kubera urujya n'uruza rw'abantu, abashaka kujya muri gahunda zabo zitandukanye n'abandi baba bashaka kujya mu kazi kabo. Murabizi ko mu mujyi wa Kigali harambotiyaje iteye ubwoba kubera urujya n'uruza rw'abantu, cyangwa abantu bose basigaye bahungira mu mujyi wa Kigali. Nk'umuntu akaba ari mu ntara akavuga ngo yarabuze ubuzima cyangwa yashaka gushaka ubuzima akaza mu mujyi wa Kigali. Reka icyo tube tugisimbutse, turaza kukigarukaho ku makuru ari buze mu kanya. Turacyari kwa kino kibazo cy'ingendo cyangwa mu kibazo cy'ibiciro cyangwa imodoka ko bazarabuze. Nakomeje kwamara impungenge mbabwira ngo imodoka zirahari, ubwo nabakoreraga inkuru mbabwira ngo imodoka zarabuze. Koko imodoka zari zarabuze, niyo mpamvu bahise bazana KBS zikorera mu ntara ndetse z'umuriro w'amashanyarazi. Ubu rero nje kubamara impungenge kugira ngo mumenye gahunda, ndetse mumenye n'ibikorwa remezo cyangwa mumenye n'ibiciro by'ingendo, utazahendwa cyangwa ngo hagire ikindi kintu kikwitambika imbere. Nukuvuga ngo
ngo ibiciro by'ingendo byasubiye nk'uko byari bihoze. Zuriye amakebiyesi batarayazana, ariko mwabonye yuko bazanye imodoka z'umuriro zizajya zikoreshwa mu gitandukanye cyangwa mu nkengero za Kigali. Nk'uko imodoka zagejejwe mu mujyi wa Huye ahazwi nko muri gare, naho hari imodoka ebyiri z'umuriro w'amashanyarazi zituruka Kigali zigera Huye. Muri ubwo buryo rero ni ukwifatanya n'abaturage kugira ngo dushakire umuti igisubizo. Ndetse murabizi ubwo zino modoka zajyaga mu igeragezwa, imwe yasenye Nyabugogo nk'aho hazwi nk'aho bakatishiriza amatike, ihita yinjira mu gikuta. Rero nongeye kubabwira yuko ingendo rusange ibiciro byarahananutse, ndetse nongeye kubamara impungenge mbabwira ngo ibiciro byasubiye uko byari bimeze, kandi imodoka zirahari ku bwinshi. Imodoka zirahari, hari iz'umuriro, hari iza esase, hari n'iza mazutu. Imodoka zirahari, ariko ndaza kugaruka ku giciro cya esase. Esase yaragabanutse, naza no kubibakorera mu makuru araza ku